Muraho neza tugiye kuganira n'umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ku bukangurambaga bwagera amahoro, by'umwihariko imikoreshereze y'inzira z'abanyamaguru zizwi nka zebra crossing. Afande, tuguhaye ikaze, muratangira muduha ishusho y'umutekano wo mu muhanda muri iyi minsi. Murakoze. Umutekano wo mu muhanda muri iyi minsi wifashe neza, urujya n'uruza mu mihanda yose igize igihugu cyacu, haba mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, umutekano ni wose. Ariko nyine nk'uko ntabyera ngo hari amakosa amwe n'amwe akorwa n'abakoresha umuhanda, ari nayo mpamvu tugenda tugaruka ubukangurambaga bwagerayo amahoro, tukigisha abantu, tugakangurira abantu uburyo bimwe na bimwe baba bateshutseho, tuzi ko baba banabizi, kugira ngo bongere bagaruke mu nzira yo kubahiriza amategeko y'umuhanda ku buryo ntawe ubangamirwa na mugenzi we. Buri wese ukoresha umuhanda agakora ibimureba. Wari ukomoje ku kintu kijyanye na ubukangurambaga bwagerayo amahoro. Muri iyi gahunda y'ubukangurambaga bwagerayo amahoro burimo biribanda ku kubahiriza inzira abanyamaguru bambukira mu muhanda. Abakoresha umuhanda barasabwa iki uhereye ku banyamaguru ubwabo nyirizina? Iyo tugarutse ku nzira z'abanyamaguru, icyo buri muntu wese asabwa mu kubahiriza imikoreshereze y'umuhanda, cyane cyane muri izi nzira z'abanyamaguru abantu bakunda kwita zebra crossing, duhereye ku banyamaguru. Abanyamaguru icya mbere bagomba kwibuka ko bafite uburenganzira nibyo bwo gukoresha umuhanda, ariko ubwo burenganzira ntibugomba kubangamira abandi. Iyo bagenda mu muhanda rero, bamwe muri bo turacyababona bagenda bavugira ku matelefone. Icya mbere ni uko iyo uri kuvugira kuri telefone, ubwonko bwawe buri kuri ibyo ngibyo, kuri uwo muntu muri kuvugana, usanga umuntu yibagiwe, akibagirwa ko ari mu muhanda, ari muri izo nzira z'abanyamaguru. Iyo bambuka umuhanda, tubibutsa ko bagomba kwambuka babanje kwitonda, bagashishoza, bakareba ko nta nkomyi bari buhure nayo mu muhanda. Mbere yo kwambuka agahagarara ku nkombe y'umuhanda, akareba iburyo, akareba ibumoso, akambuka yizeye neza ko nta kintu ari buhure nacyo mu muhanda gishobora kubangamira imigendekere ye. Ntahungabanye umutekano wo mu muhanda ngo bimugireho ingaruka ubwe, kuko iyo agenzemo nabi baramugonga cyangwa agakomereka cyangwa akaba yasiga ubuzima. Ariko noneho n'ingaruka kuri ba bandi ababujije kugenda neza mu muhanda, kuko iyo umumotari amukatiye akamukwepa, iyo imodoka imukatiye, hari igihe igenda ikagonga ikindi kintu. Ishobora kugonga ipoto y'amashanyarazi, ishobora kugonga indi modoka, ishobora kugonga umumotari mugenzi we, ashobora gukora impanuka biturutse kuri wa munyamaguru. Aha rero icyo tubibutsa ni uko batagomba kubangamira abandi bakoresha umuhanda, kuko nacyo ni icyiciro kirebwa n'amategeko y'umuhanda n'imikoreshereze y'umuhanda. Baba abatwara ibinyabiziga bava ku binyabiziga cyangwa bakava muri ibyo binyabiziga bakagenda n'amaguru. Inzira z'abanyamaguru rero niho ruzingiye. Abantu bose bamaze kuzubahiriza, abanyamaguru bakajya bambuka mu buryo buri bwo, ibinyabiziga bikajya bihagarara bigaha uburenganzira abanyamaguru bakambuka, ntihagire n'umwe ubangamira undi. Abatwara ibinyabiziga noneho harimo nyine abantu ubona batarabyumva neza cyangwa se bashobora kuba babyirengagiza. Ni iki mubasaba igihe bageze kuri izi nzira abanyamaguru bagenewe kwambukiramo umuhanda? Abatwara ibinyabiziga baributswa ko igihe ugeze kuri izo nzira z'abanyamaguru, ugomba kureba niba nta munyamaguru ushaka kwambuka, ukamuha uburenganzira akambuka. Aha rero iyo turebye abamotari uburyo bubahiriza inzira z'abanyamaguru, harimo abazubahiriza ubona ko banabyumvishije, ariko haracyarimo bamwe babyangiza. Imodoka zirahagaze, moto zimwe zirahagaze, ukabona umuntu araje anyuzemo ku buryo umunyamaguru atabashije kuyibona, kumugonga biba byoroshye. Iyo myitwarire niyo tudashaka. Umumotari turabibutsa ko iyo bagiye kugera ku nzira z'abanyamaguru bagomba kwitwararika. Icya mbere, akagabanya umuvuduko, akibuka ko niba hari umunyamaguru agomba kumuha uburenganzira bwe, akambuka, yamara kwambuka umumotari agakomeza urugendo rwe. Ariya amatelefone baba bacometse muri kasike arabarangaza cyane, ku buryo bituma iyo bageze ku nzira z'abanyamaguru batabyubahiriza. Bakubaha feruje, aho abanyamaguru usanga baba bafite ya matara abemerera kwambuka. Niba umunyamaguru ari kwambuka, umumotari agahagarara. Abamotari nta mpamvu yo gukorera ku jisho ngo bumve ko atari polisi batari buhagarare, cyangwa se ngo bagende bakwepana n'umunyamaguru ngo niyirwarize. Ibi ntabwo ari byo. Tukiri ku batwara ibinyabiziga, imodoka, hari abo ubona rwose basa naho batabona ko abanyamaguru nabo bafite gahunda
yo kuba bagira indi mirimo bakora, cyane cyane nk'amasaha ya nimugoroba cyangwa se ya masaha ya mu gitondo igihe abantu baba bihuta bajya ku kazi, ahubwo bakumva ko bari bukomeze bakagenda ku buryo n'umunyamaguru ubona agiyemo ashobora kumugongeramo bagaragaza ko bihuta. Aha icyo dusaba abatwara imodoka ni ukorohera abanyamaguru, ni ukwibuka kuzirikana ko izo nzira z'abanyamaguru zashyizweho kugira ngo nabo zibafashe, ari nabo batwara ibinyabiziga boroherwe bajye bahagarara aho hantu kugira ngo bahe umwanya abanyamaguru batambuke. Abatwara amagare barifata nk'aho bo bitabareba, kandi wowe utwaye igare ugomba kwibuka ko igihe udahagaze ngo uhe inzira umunyamaguru ushobora kumugonga ugakomereka ubwawe cyangwa nawe ubwe akaba yakomereka, bitabujije ko n'ubuzima umwe muri mwe bwashobora kubuhasiga, kuko hari inzira z'abanyamaguru ari ahantu hamanuka. Mu gihe cyose rero wowe utwaye igare ushobora gupakira imizigo ukagenda udashobora gufata feri, ushobora kugenda wiruka ukabangamira umunyamaguru, ushobora kumubangamira ariko nawe ukaba wahagirira impanuka mu gihe wa munyamaguru akwikanze mugahura, icyo gihe habaye impanuka, ikaba ari impanuka ikomeye. Iki cyumweru twagihariye abamotari, ngira ngo murabibona ko abamotari bari gukora amakosa bari gufatwa. Impamvu muri iyi minsi turi kubafata ni uko bahawe umwanya, ariko noneho bikaba bigaragara ko cyagiye bahawe ahubwo bacyangije bagikoresheje nabi. Icyo bita uburenganzira bwabo, icyo bita imikorere mizima yabo ntabwo ari iyo ngiyo, ntabwo ariyo tubashakamo. Turashaka ko bakora kandi bagakora mu buryo bugaragara, umuntu wese ubibona akavuga ati twigire kuri aba bamotari bo mu Rwanda. Niba ari n'umunyagihugu wundi uri aha ngaha akavuga ati ni byiza ko twagira icyo twigira kuri aba bantu uburyo bakora akazi kabo. Nicyo dushaka, ni imyitwarire myiza. Igihe cyose rero bataragira discipline mu kazi kabo bakora, n'ubundi tuzakomeza tubahanire amakosa yabo baba bari gukora. Rero buri muntu wese arasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, ariko uyarenzeho azajya abihanirwa. Ni byiza ko buri wese akwiye kubahiriza inzira z'abanyamaguru, agakora ibimureba muri bya byiciro navuze, buri muntu agakora ibyo agomba gukora, akumva ko atagomba kuba ari uba nyirabayazana w'amakosa yo mu muhanda. Buri wese nabe bandebereho. Nyuma yo kuganira n'umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda, akatubwira imyitwarire y'abakoresha umuhanda ndetse n'icyo bakwiye kurushaho gukosora, tugiye kuganira n'abamotari batubwire niba koko amakosa bashinjwa gukora bayemera kandi biteguye no kuyakosora. Iyo urebye mu mwuga wanyu ubona amakosa abamotari bagenzi we cyangwa bakunda gukora akaba yabateza ibibazo, byaba iby'ibihano byaba iby'impanuka, ni nk'ayahe? Abamotari baba badafite nk'ibyangombwa, ugasanga babonye nk'inzego z'umutekano nka polisi, nyine akirukanka ahunga, wenda akaba yateza nk'abandi impanuka, kandi n'ubundi udafite ibyangombwa n'ubundi ntabwo urumva nawe ntiyahagarara. Amakosa wenda umuntu akunda kubona abamotari bashobora gukora akaba intandaro y'impanuka, ni ukwica amabwiriza nkana, akaba yaviyora nk'ibimenyetso runaka atitaye ko bagenzi be wenda bashobora guhuriramo, wenda ni urugero aciye muri sansenike kandi hari abandi bari gukoresha uburyo bwabo, ugasanga bahuriyemo bibateje impanuka. Nk'umumotari mwiza ni gute yitwara iyo ageze ku nzira z'abanyamaguru? Nk'umumotari mwiza ukuntu yakwitwara iyo ageze ku nzira z'abanyamaguru, iyo atarahagera hari icyapa kigaragaza ko hari inzira z'abanyamaguru. Ubwo rero iyo ageze kuri icyo cyapa agomba kubanza akagenda gake akagabanya umuvuduko, yagera kuri zebura crossing agahagarara, abanyamaguru bakambuka, bamara gutambuka nawe akabona gukomeza urugendo rwe. Ndumva ari wo mumotari mwiza wakabaye uriho mu muhanda. Ngaho gira inama ba bantu ugasanga yafatiyeho cya cyapa ntacyubahirize, agahita aca no mu munyamaguru agenda abakatakatira. Ntujye ubabona abo bantu bagira inama ugendeye kuri uwo mumotari mwiza uko agomba kwitwa? Icyo nabagiramo inama ni uko no mu kwiga abamotari batubahiriza inzira z'abanyamaguru. Icyo nabagiramo inama ni uko no mu kwiga twize ibyapa n'icyo bivuga, bagakwiye kuba bagera ku cyapa byibura bakubahiriza icyo kivuga. Niba ari ukugabanya umuvuduko kugira ngo utange inzira ku banyamaguru bageze kuri zebura, icyo nabagira inama ni uko bajya bagera kuri icyo cyapa bakagabanya umuvuduko, bagera kuri zebura babona nta bantu barimo bakambuka bagakomeza bakagenda,
ariko babona barimo bagahagarara akanya gatoya abanyamaguru bakambuka nabo bagakomeza urugendo.